Ndabasuhuje mwese abakunzi b'ikiganiro cyacu cy'amategeko. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize nimero ya 15 ndavuga ikirebana n'isangiramibi cyangwa se mitoyenete mu gifaransa. Twarebeye hamwe uburenganzira abaturanyi babiri bagira ku rukuta rw'urupangu rubatandukanya kandi batarafatanije kurwubaka. Murabyibuka neza ko twabonye ko utaragize uruhare mu kubaka urwo rukuta, iyo ashatse kurugiraho uburenganzira agomba kubanza kwishyura uwarwubatse 1/2 cy'agaciro karwo ndetse na 1/2 cy'agaciro k'ubutaka urwo rukuta rwubatseho. Ikindi ni uko uwarwubatse ashobora kwemerera umuturanyi kurukoresha ntacyo abanje kwishyura. Twarebeye hamwe kandi uko bigenda iyo bibaye ngombwa ko umwe mu baturanyi asana wenyine urukuta rw'urupangu asangiye na mugenzi we, ndetse n'icyo bisaba iyo hari ushaka kugira icyo yubaka kuri urwo rukuta. Aha twavuga nko kurwubakaho amazu ya annexe n'ibindi. Iki rero cyari igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu. Uyu munsi tukaba tugiye gukomereza ku gice cyacyo cya kabiri. Njye wakibateguriye nkaba ngiye no kukibagezaho Dikayigi Kajuga Leon. Muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro ku isangiramibi cyangwa se mitoyenete mu gifaransa turibanda kuri ibi bikurikira. Ese iyo umuntu asannye urukuta rw'urupangu rukagira ibyo rwangiza bigenda bite? Ese iyo uruzitiro rugabanya abantu babiri rugizwe n'ibiti rimwe na rimwe byera imbuto, ubundi izo mbuto ziba ari izande? Iyo igiti cyera imbuto kigabye amashami, imbuto cyangwa amatunda ari kuri ayo mashami yarenze akanagana mu rugo rw'umuturanyi, ninde usoroma imbuto ziyariho? Imbibi zigizwe n'umuringoti zose ziteye zite? Mu gusubiza ibi bibazo turifashisha ibisobanuro dusanga mu itegeko ryahozeho ryavugaga ku birebana n'ibintu ariko rikaba ryaravuyeho mu mwaka wa 2019. Aha ndavuga igitabo cya kabiri cy'urwunge rw'amategeko mbonezamubano yerekeye ibintu, ari byo Code Civil Livre de les Biens mu gifaransa. Twifashishije kandi inyandiko z'abahanga nk'uko twazisanze ku mbuga za internet nka notretemps.com, voisinage.oreca.fr, lemagdel'immobilier.com, droitquotidien.be. Ubu tugiye kurebera hamwe kwishyura ibijyanye no gusana urukuta. Umwe mu baturanyi uhinduye uruzitiro rusangiwe ari ukurwubaka bundi bushya, kurwungura mu buhagarike, ni ukuvuga kurwongerera uburebure cyangwa ku zindi mpamvu agomba kwishyura ibyangiritse bitewe n'ubwubatsi bwe. Nk'uko mubizi ibi bibaho cyane. Umuntu ashobora kuba yubaka urupangu agacukura umwobo muremure agasenyera mugenzi we cyangwa akagira ibindi yangiza. Iyo bigenze bitya ni byiza ko abafitanye bene icyo kibazo bagikemura mu bwumvikane. Iyo habuze ubwumvikane, umuturanyi ubifitemo inyungu ashobora kwiyambaza impuguke ngo yerekane uburyo ubwubatsi bushya budahungabanya uburenganzira bwe n'indishyi y'ibyangiritse cyangwa y'icyo byamuvukije. Ni ukuvuga ko iyo abaturanyi bananiwe kumvikana hiyambazwa abahanga bakerekana agaciro k'ibyangijwe kugira ngo byishyurwe, ndetse bakanagaragaza uko ubwubatsi bushya bugomba kuba bumeze kugira ngo hatagira uwongera kubangamirwa. Ibi byose twavuze haruguru birareba cyane cyane urukuta rwubatse mu bikoresho nk'amabuye n'amatafari. Mureke rero turebere hamwe uko bigenda iyo ari uruzitiro rukozwe n'ibiti rimwe na rimwe bishobora kuba byera imbuto ziribwa, cyangwa se urwo rubibi rukaba rugizwe n'umuringoti. Tugiye guhera ku isangirambibi ry'uruzitiro rw'ibiti. Iyo ikibanza cyangwa imirima ibiri itandukanywa n'ibiti ariko bikaba bitera imbuto, twavuga nk'imiyenzi cyangwa se sipure, ibi biba byoroshye cyane. Buri wese yita ku isuku y'uruhande rw'uruzitiro ruherereye mu kwe. Ariko iyo ari uruzitiro rugizwe n'ibiti byera imbuto, buri wese agira uburenganzira kuri izo mbuto. Muri make baba bazisangiye, ndetse rimwe na rimwe bishobora kubyara amakimbirane, aka cya gisakuzo twahereyeho mu kiganiro cy'ubushize aho twagiraga tuti mama na nyoko bapfaga iki? Mwibaze namwe, ubu abantu baba bafite uruzitiro rubatandukanya rugizwe n'ibiti by'imyembe cyangwa nka ziriya mbuto nziza mubona mu mashusho ari kuri screen zanyu, harya ubwo yeze bajya basarura bate? Bagabana bate? Niba hari abafite bene urwo ruzitiro batwandikire hasi ahagenewe kwandikwa ubutumwa cyangwa se komantere batubwire uko bimeze. Tugiye kurebera hamwe noneho igiti cyera imbuto cyagabye amashami mu rugo rw'umuturanyi. Ku birebana n'iki kibazo icyo ndaza kongera mbasabe mwese mubanze mufate akanya murebe uko bene iki kibazo cyifashe aho iwanyu, ndetse n'uko mukemura amakimbirane yaterwa nacyo. Ese umuntu ufite igiti cyera imbuto iwe mu rugo nk'igiti cy'amapera cyangwa avoka, maze amashami yacyo akarenga urugo, ese
izo avoka cyangwa ayo mapera iyo byeze imbuto zabyo zarenze zikaba zinagana mu gipangu cy'abandi, aba ari izande hagati y'abaturanyi bombi. Aha ndashaka kuvuga igiti cyarakuze kiriho avoka cyangwa amapera kirenga urugo. Ese ya mashami yarenze urugo akajya mu rugo rw'umuturanyi, za mbuto zeze kuri ayo mashami ziba ari izande, ninde uzisoroma hagati y'abaturanyi bombi? Ese ni nyir'igiti cyangwa ni nyir'urugo ya mashami yagiyemo? Aha nanone mu Rwanda amategeko ntacyo avuga kuri iki kibazo, ariko mu Bufaransa ho amategeko ateganya ko iyo igiti cy'imbuto kirenze urugo kikagaba amashami mu rugo rw'umuturanyi, imbuto zeze kuri icyo giti zose uko zakabaye, harimo n'izarenze umupaka zikajya mu rugo rw'abandi, ari iza nyir'igiti. Icyakora umuturanyi we yemerewe gusa gutwara imbuto zigushije, bityo akaba adakwiye no kunyeganyeza icyo giti kugira ngo amapera cyangwa avoka zigwe mu rugo rwe. Iyo birenzeho akazisoroma bifatwa ko yazibye. Ibi bivuga ko n'igiti cy'imbuto cyagabye amashami akagera mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa, ntawemerewe gusoroma imbuto zacyo atabiherewe uburenganzira na nyiracyo. Ese ibi mwemeranya nabyo? Ese ubundi niko hano iwacu bimeze, cyangwa bene izo avoka n'amapera turabirwanira tukabura gica? Ibaze kuba igiti cy'amapera cy'umuturanyi cyaragabye amashami iwawe, wirirwa ukubura amababi yacyo aba yaguye mu rugo rwawe, ariko ukaba utemerewe gusoroma izo mbuto. Cyakora umushingamategeko wo mu Bufaransa, mu rwego rwo gufasha abo bene ibyo biti bishobora kubangamira bitewe n'uko byarenze bikagaba amashami yabyo mu rugo rwabo, yateganije uburyo bashobora kubyikiza. Muti babigenza bate? Umuntu ubangamiwe n'amashami y'igiti cy'umuturanyi kuko yambutse igipangu akamusanga mu rugo rwe, ntiyemerewe ubwe kuyatema, ahubwo asaba nyiri icyo giti kuyatema. Yabyanga akabisaba ubuyobozi bubifitiye ububasha kugira ngo ayo mashami atemwe ku ngufu. Aha ndongera mbaze nti, ese hano iwacu mu buzima bwa buri munsi bene ibibazo bikemurwa bite? Ikindi kibazo mushobora kuba mwarahuye nacyo mwebwe ubwanyu cyangwa se abaturanyi banyu, ni ikirebana na bya biti bigira imizi minini ishobora kurenga urugo rw'umuturanyi ikambuka ikaza mu kibanza cyanyu, ndetse rimwe na rimwe ikaba yanabasenyera urugo cyangwa se inzu. Aha ho ubifitemo inyungu yemerewe gutema bene iyo mizi y'ibiti yambutse ikamusanga mu rugo rwe cyangwa mu kibanza cye. Tugiye kurebera hamwe noneho ibiti birebire bizana igicucu mu rugo rw'umuturanyi. Mu Bufaransa amategeko yaho ateganya ko umuntu ugiye gutera igiti mu rugo rwe ariko kitarenza metero 2 z'uburebure iyo gikuze, agomba kugitera byibuze ku ntera ya santimetero 50 uvuye ku rukuta rumutandukanya n'umuturanyi. Cyaba ari igiti gishobora kurenza metero 2 z'uburebure, akagitera byibuze ku ntera ya metero 2 uvuye ku rukuta rumutandukanya n'umuturanyi. Ubusanzwe uwubahirije ibi ntabwo umuturanyi we aba agomba kuvuga ko ibiti bye bimubangamiye kandi yarabiteye yubahirije amategeko abigenga. Ariko rero birashoboka cyane ko umuturanyi wumva abangamiwe n'ibyo biti yasaba ko amashami yabyo atemwa cyangwa bikarandurwa. Ibi byatumye urukiko rusesa imanza Cour de Cassation mu Bufaransa rwemeza ko nubwo umuturanyi yaba yarateye igiti mu rugo kandi yaranubahirije intera ziteganywa n'amategeko, ni ukuvuga za metero 2 twabonye, iyo icyo giti cye kibangamiye umuturanyi ku buryo bugaragara kubera wenda igicucu cyacyo kimubangamiye, cyangwa bikagaragara ko gishobora kugwa kikamuteza impanuka, nyiracyo yategekwa kugitema cyangwa gutema amashami yacyo abangamiye umuturanyi. Ibi tubisanga mu byemezo by'urukiko rusesa imanza mu Bufaransa byo ku wa 10 Ukuboza 2014 ndetse no ku wa 20 Ukuboza 2018. Ngaho ibaza umuturanyi wawe afite igiti cy'inganzamarumbu, ndavuga igiti kinini nk'icyo mubona gitembera kuri screen yanyu. Nubwo twese tuzi kandi twemera ko ibiti ari byiza, ariko icyo giti cye kikaba gituma iwawe hahora igicucu ku buryo ukenera kota akazuba uri ku rubaraza iwawe ariko bikanga kubera icyo giti, cyangwa ukaba udashobora no kwanika imyenda ngo yume. Birumvikana ko waba ubangamiwe rwose. Mu Bubiligi ho amategeko ateganya ko umuturanyi wawe ufite igiti kikubangamiye ushobora kumwandikira ukamuha integuza y'iminsi 60 yo kuba yagitemye. Atabikora wowe ukaba wemerewe gukora kimwe muri ibi bikurikira: ushobora kukitemera wowe ubwawe cyangwa ukamurega ku mucamanza w'amahoro ari we juge de paix mu Gifaransa. Iyo urebye neza icyo uyu juge de paix wo mu Bubiligi ashinzwe, usanga twamugereranya n'abunzi bo mu Rwanda, ariko bagaragaza ko kukitemera wowe ubwawe ushobora kwikururira ibibazo mu gihe byagaragara ko nawe hari amakosa wakoze ubwo wagitemaga, cyangwa se ubikoze kikagira icyo cyangiza. Icyo gihe wabibazwa.
Niyo mpamvu bavuga ko byaba byiza ubiregeye umucamanza w'amahoro akaba yategeka ko icyo giti gicibwa amashami yacyo yose cyangwa hagatemwa gusa amashami akubangamiye cyangwa se kikarandurwa. Ikindi bajyaho inama ni uko byaba byiza abaturanyi bongeye gutsura umubano, bakaganira, bagakemura ibibazo byabo mu mahoro, kuko ushobora kuregera umucamanza w'amahoro ugatungurwa n'uko icyemezo cye kidasubije na gato ikibazo cyawe cyangwa adakemuye ikibazo cyawe nk'uko bikwiye. Mureke noneho turebere hamwe ibirebana n'urubibi rugizwe n'umuringoti. Mu gihe imirima ibiri, cyane cyane inzuri zitandukanijwe n'umwobo cyangwa umuferegi, bimwe bizwi nk'imiringoti, ese ho bigenda bite? Mu bushakashatsi nakoze nasanze amategeko cyangwa inyandiko z'abahanga ntacyo bibivugaho mu Rwanda. Ariko nko mu Bufaransa bavuga ko bifatwa ko abantu basangiye umuferegi cyangwa umuringoti ubatandukanya iyo igitaka bacukuye bagiye bagita mu masambu yombi akikije uwo muringoti. Aha birashaka kuvuga cya gihe iyo bacukura, murabona bacukura umuferegi cyangwa rigore, bashobora gushyira igitaka ku ruhande rumwe rw'uwo muringoti cyangwa ku mpande zombi. Iyo igitaka bagise ku mpande zombi kikajya mu mirima ibiri, ku iburyo n'ibumoso, ubwo uwo muringoti uba usangiwe na ba nyiri iyo mirima yombi. Iyo rero bacukuye itaka ryose barishyira ku ruhande rw'umwe gusa mu bantu bahana imbibi, bene uwo muferegi nubwo uba ubatandukanya bombi bifatwa ko ari uw'umwe gusa muri bo. Muri make uwo muringoti ni uwa nyiri umurima cyangwa urwuri rwashyizwemo iryo taka ryose. Nizeye ko buri wese wakurikiye iki kiganiro yasobanukiwe uburyo yakemura ibibazo bishingiye ku isangirambibi bishobora kuvuka hagati y'abaturanyi. Uwaba afite ikibazo cyangwa igitekerezo ashaka kutugezaho yabikora binyujije kuri aderesi zacu abona kuri screen ye. Mwakoze kubana nanjye, nari Kayigi Kajuga Leon, mugire amahoro y'Imana.